turirimba indirimbo igiye gukurikiraho mumaze kuyimenya. Tugiye kuvuga ngo mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha kandi mumaze umwanya munini mwicaye. Rero guhaguruka biba byiza tugafatanya, Imana ibahereze umugisha.
ibazu ejo nzabamerewe nzajya nibuka y'ukwihora imenye ibyo byose uko bingana ntabwo nkwiye kuzaniganyira ibazu ejo nzabamerewe nzajya nibuka y'ukwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ntabwo nkwiye kujya niganyira ibazu uko ejo nzabamerewe nzajya nibuka y'ukwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo ibyintu by'isi bikwiriye umunezero n'umubabaro byose bizanira amahoro ifite umutima w'urukundo ibyintu by'isi bikwiriye umunezero n'umubabaro byose bizanira amahoro abahafi ndetse buri munsi arangerera urubuye ajya yikorera imitwaro niwe ndashaka n'ibirema abahafi ndetse buri munsi arangerera urubuye ajya yikorera imitwaro niwe ndashaka n'ibirema abahafi ndetse buri munsi arangerera urubuye ajya yikorera imitwaro kandi niwe kuko ajya nunga buri munsi ajya ndabira byose buri munsi ajya n'imbaraga ibyo ni isezerano yampaye buri munsi ajya n'imbaraga ibyo ni isezerano yampaye kuko ajya nunga buri munsi ajya ndabira byose buri munsi ajya n'imbaraga ajya n'imbaraga we buri munsi ajya n'imbaraga ibyo ni isezerano yampaye buri munsi ajya n'imbaraga we ibyo ni isezerano yampaye mana yanjye
azakujyana ibibazo Yesu Kristo wizirika uzabera si mimi ninasema ni baba tuyameshe siri tujaza maombi ya imani maombi yote
Bwana asifiwe.